haracyariho ibyiringiro, naho igiti cyatemwa kirongera kigashurika kikama imbuto, kandi izo mbuto ziza zifite imbaraga kurusha zimwe za mbere. Yesu ashimwe cyane. Ndazi ko hari ibyagutemye muri uru rugendo, ariko nyemerera nkubwire ngo haracyariho ibyizigiro. Amina. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nongeye kubashimira cyane kubw'umwanya nk'uyu. Ndabashimiye kubw'ijambo ry'Imana tugiye kumva muri aka kanya. Munyemerere tube hamwe twumve rino jambo kugira ngo rihindure ubuzima bwacu mu gihe nk'iki. Ndazi hari byinshi bituremereye, ariko munyemerere utega amatwi rino jambo, kuko n'Imana ishaka kuvugana nawe muri aka kanya. Aho muri hose, aho muherereye, iri jambo unyemerere uryumve kandi rigira impinduka ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Amazina yanjye banyita Sengiyumva Emmanuel. Nkunda Imana n'abantu yaremye, kandi gahunda afite niyo kujya mu ijuru. Nawe nakwifuriza kujya mu ijuru, kuko muri twese ntawe ufite gahunda yo kumanuka, ahubwo twese gahunda ni hehe? Gahunda ni hehe? Mu ijuru. Gahunda ni hehe? Mu ijuru. Twese gahunda ni hehe? Mu ijuru. Yesu ashimwe cyane bene data. Amen. Rero turashima Imana kuba tugejeje akanya duhumeka umwuka w'abazima. Hari ingabo nyinshi zapfuye ku bwacu kugira ngo twe tubashe guhumeka, kugira ngo twe tubashe kubaho. Imana yo mu ijuru hari ingabo iba yatanze kugira ngo wowe ubashe kuba waba amahoro, kugira ngo njye mbe nabasha kuba amahoro. Rero muri aka kanya unyemerere cyane nkubwire ngo tega amatwi, iyemeye yuko uyu munsi uba amahoro, ni nayo igiye kwemera ko iri jambo ry'Imana rikugeraho mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Amen. Tugiye kurebera hamwe ijambo ry'Imana dusanga muri Yobu igice cyaho cya 14, umurongo waho ni uwa 7. Teme y'ijambo iravuga ngo haracyariho ibyiringiro. Haracyariho ibyiringiro. Nyemerera aka kanya ijambo tuye kuganira, ijambo ngo haracyariho ibyiringiro. Mu yandi magambo, ibi byiringiro bigihari. Ibi byiringiro ni ibyiringiro bishingiye mu mwami Yesu. Haracyariho ibyiringiro, niyo teme y'iri jambo. Munyemerere nubwo nzi ko ibihe bigoye, ariko ibyiringiro birahari bene data. Amen. Reka dusome rino jambo mu izina rya Yesu Kristo twihuse cyane. Ni ijambo riboneka muri Yobu igice cya 14, umurongo wa 7. Haravuga ngo erega hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka. Turasubiramo uyu murongo. Erega haracyariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka, kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome. Nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka, n'igishitsi cyacyo kigahera mu mukungugu, iyo cyumvishe amazi cyongera gushibuka. Yesu ashimwe cyane. Amen. Munyemerere dusubiremo rino jambo. Erega haracyariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka, kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome. Nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka, n'igishitsi cyacyo kigahera mu mukungugu, iyo cyumvishe amazi cyongera gushibuka. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Bishimire Imana. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ngwerega haracyariho ibyiringiro yuko igiti cyatemwe cyongera kigashibuka, kandi iyo kimaze gushibuka cyama imbuto, kandi izo mbuto iyo zimaze kuza, ibibabi byacyo biza ari ibitontomwe. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Munyemerere tuganire kuri aya magambo. Turaza kwifashisha ku giti dukunda kubona, ibi biti bisanzwe tubonesha amaso yacu. Iyi giti bagitemye gihinduka igishitsi. Nkurikira tugendane. Iyi giti bagitemye gihinduka igishitsi. Iyo bamaze kugitema, umuntu agitemye aba yizeye yuko akirangije kitazongera kumera.
iyo habonetse umuntu avuye guhinga isuka yafasheho ibyondo, araza no kuri cya gishitsi agakubita isuka kugira ngo icyondo cyafashe ku isuka kiveho. Iyo haje umuntu yambaye inkweto mu birenge harimo ibyondo, araza no kuri cya gishitsi akikwetura, kubera ko ni igishitsi cyaratemwe. Buri muntu wese agifataho ijambo, buri muntu wese agifataho ijambo, kubera ko nta gaciro aba babona ko ntacyo kizongera kumara, babona ko ntacyo kizongera kwimarira. Yesu tope kidesa, Yesu ashimwe. Baba babona ko ntacyo kizongera kwimarira. Mu yandi magambo babona ko ari igiti cyatemwe ntacyo kizongera kumara. Ariko nubwo bagikweturizaho inkweto, nubwo bagikubitaho isuka ngo ibyondo biveho, reka mbabwire ngo haba hakiri ibyiringiro by'uko icyo giti nubwo cyatemwe cyongera kigashibuka kikama imbuto, kandi izo mbuto iyo zeze babandi bagitemye barazisoroma. Amina. Tope fore, ndakumva Uwiteka we. Babandi bagisoromye icyo gihe baraza, babandi baciciye, babandi bagitemye baraza bakacyamuraho imbuto. Iyo cyamaze gushibuka. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe cyane. Munyemerere tugendane. Iki giti iyo cyamaze gutemwa, abantu babona ko cyamaze kurangira kitazongera kumera, ariko Data wo mu ijuru aba akigifiteho umugambi, kubera ko ikintu nyamukuru nk'iki giti nubwo cyakumira mu butaka, mu gishitsi cyacyo kikuma, mu mizi yacyo hakagira impinduka, ariko kiba kigifite ibyiringiro bituruka ku muzi. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe cyane. Reka tuganire bene data. Iki giti niyo ngo umukungugu waza ukakirenza hejuru, isuri ikaza ikakigwa hejuru, imvura ikaza ikakigwa hejuru, ibibazo byose biturutse hariya umuyaga uzanye bikakigwa hejuru. Iki giti kiba kigifite ibyiringiro bishingiye mu mizi ko kizongera kikumva amazi, kikongera kigatoha. Yesu ashimwe. Amina. Iyi iki giti ngo imvura iguye kirongera ngo kikumva amazi, wa muzi ugakurura amazi. Iyo uwo muzi umaze gukurura amazi, ikikurikira nta kindi ngo kirongera kigatoha babandi bagitemye bahagaze, kigatoha babandi bagitemye bakitegereza, kigatoha babandi bagitemye bakibireba, ndetse na ya shoka yagitemye ibi kihagaze. Iyo kimaze gutoha, mana, iyo kimaze gutoha ngo kiza gifite ibibabi by'ibitontomwe, kandi kiza gishishe cyane, kandi kiza kigifite ibyiringiro ko kigiye kubaho kikabona ubundi buzima. Amina. Yesu ashimwe cyane. Amen. Munyemerere bene data tuganire kuri aya magambo. Iki giti ni wowe. Muri urugendo watangiye rugana mu gihugu cyo mu ijuru, hari ibyagutemye, hari ibyagukomerekeje, kabone n'ubwo utatangiye runo rugendo mu kazi ukora cyangwa se mu mirimo yawe ya buri munsi, hari ibigukomeretsa. Abo mukorana ku kazi baragutemye, bagutemesheje amagambo. Abo mukorana mu bikorwa bya buri munsi baragutemye, barakwimuriye mu kazi, barakwirukanishije, cyangwa se ibibazo ubona ko byakugarije. Ibyo byose ni ibiri kugutema, ariko reka nkubwiye ngo haracyari ibyizigiro. Amina. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Reka nkubwire ngo haracyari ibyizigiro, nubwo ibyo byose byagutemye. Inzara yaragutemye iragucogoza, ubukene bwaraje buragucogoza, abantu bagufata ijambo badangije bakajya bavuga ngo nihe babuze umunyu, ngo ni kwa runaka, nihe dushobora gukeka ko ibintu byacu byibye bajyanye, ni kwa runaka aho batetse hose, k'ibintu bashobora kuba babuze nta handi babishakira, batangira gukeka ngo ni kwa runaka, kubera ko waratemwe. Buri muntu wese agufataho ijambo,
ariko nkundira nkubwire ngo muri aka kanya haracyariho ibyiringiro by'uko abo bantu bose bagutemye